kwiruka ku munezero nicyo gikorwa kirusha ibindi byose agaciro muri ubu buzima bwacu. Nubitekerezaho neza uraza gusanga ibyo dukora byose muri ubu buzima intego yabyo ya nyuma aba ari ukubona umunezero cyangwa se ibyishimo. Tekereza ku kintu urimo gukora kano kanya urimo twumva. Nubitekereza neza uraza gusanga intego ya nyuma ugamije ari ukugira umunezero muri ubu buzima, haba uyu munsi cyangwa se mu gihe kizaza. Impamvu twirirwa twiruka ku buzima bwiza nuko dushaka kuzabaho tunezerewe. Umufilozofe w'umushinwa Confucius ndetse n'umugereki Socrate bose bahurije ku kwemeza ko kumererwa neza, well-being, ndetse no kwaguka cyangwa se gukura mu mibereho, personal growth, ari byo ntego nyamukuru y'ubu buzima bwacu. Ibyo dukora byose biba bigamije ibi. Abashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo mu mahame y'ingenzi bashyizeho agize uburenganzira bw'ibanze bwa muntu harimo gushaka umunezero. Dushaka umunezero dukora ibikorwa bituma tubaho ubuzima buryoshye twishimiye. Ikibazo nuko ibyishimo bitava mu bintu dutunze cyangwa se ibintu tubamo umunsi ku wundi, ahubwo ibyishimo byibera mu mutwe wacu, niho biremerwa. Ubwonko bwacu nibwo bukora ibyishimo. Ibice by'ubwonko birimo icyitwa amygdala, hippocampe, systeme limbique ndetse n'imisemburo iba mu bwonko bwacu irimo witwa dopamine, serotonine, norepinephrine na endorphine. Ibi byose nibyo bituma twishima. Iyi misemburo iramutse ivubutse mu mutwe wawe, nubwo haba nta kintu cyiza cyakubayeho, nta mafaranga ufite, utabyaye cyangwa utabyaje inka, utanyoye inzoga cyangwa se utariye, n'ubundi wakwishima. Gusa tumara igihe kinini dukora ibikorwa bituma iyi misemburo ivubuka mu mutwe wacu. Yaba bya bice by'ubwonko twavugaga mu kanya ndetse n'iyi misemburo, tuzi gukora ibyo dushoboye byose ngo twinjize mu bwonko bwacu ibituma ibi bice n'iyi misemburo bikora ibyishimo. Kureba imikino n'imyidagaduro, gushakisha ubutunzi, kumarana igihe kinini n'abantu beza dukunda, gukora imibonano mpuzabitsina, kunywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge. Ibi byose biba bigamije gushaka ibyishimo. Kunywa inzoga reka tubivugeho. Ntabwo tubivugaho kenshi, ariko intego nyamukuru ituma tunywa ibinyobwa bisindisha ni ugusinda, byaba cyane cyangwa gahoro. Guhindura uburyo twiyumvaga bitewe n'inzoga niyo ntego nyamukuru ituma tunywa inzoga. Inzoga idasindisha abanywa nzoga ntabwo bayinywa. Twanga kunywa ibidasembuye kubera ko uko ubinyoye umeze niko bimara ukimeze, usibye ko bimara wahaze. Wigeze wumva inkuru z'uburyo inzoga yavumbuwe mu myaka 2000 mbere ya Yezu, aho abanyasumere bafataga utuvungukira tw'imigati ikozwe mu ngano bakatwinika mu mazi bagashyira ku zuba kugira bibaye ikivuge ariko cyajemo umusemburo, bakabirya bagasinda, bakabyita umugati usukika. Muri Babylon ho muri iyi myaka itegeko ryahanaga umuntu wese wenga inzoga ibishye. Umwenzi wengaga inzoga ibishye bayimwinikagamo kugera apfuye. Mu Misiri inzoga bayifataga nk'ikinyobwa gitagatifu cyavumbuwe n'Imana Osiris. Imana yigeze kwibagirirwa ingano ziseye zanitse ku zuba maze zikaza kwivanga n'amazi matagatifu ya Nile, bivamo ikinyobwa kiryoshye cyane aricyo cyaje kuba inzoga. Muri iki gihe hose ku isi inzoga yari ikinyobwa gitagatifu kubera ko nko mu Bugereki Imana Dionysos yari imana y'ibirori n'inzoga. Ibi byanashimangirwa n'ikoreshwa rya divayi nk'ikimenyetso cy'amaraso ya Yezu mu kiliziya no mu rusengero. Uyu mwaka ugitangira abantu benshi bafashe ingamba zikomeye z'ibyo bazakora mu 2026. Umubare munini muri bo ushobora gusanga ari uw'abantu biyemeje gukora no kubika amafaranga menshi muri uyu mwaka. Abandi biyemeje kugabanya iyo batagaguza, abandi biyemeza gushinga ingo, abandi biyemeje kugabanya igihe bamara ku mbuga nkoranyambaga, ariko hari n'abandi biyemeje kureka kunywa inzoga. Iki ni icyemezo cyiza kubera ko ubusinzi ni icyorezo. Ni icyorezo gitwara ubuzima bw'ibihumbi by'abantu bucece. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ribara abantu 209 bafite ikibazo cyo kunywa inzoga ku rwego biri hafi guhinduka kubatwa n'umusemburo. Kunywa inzoga ni bibi nk'uko abahanga mu by'ubuzima babivuga. Gusa twese turabizi ko tunywa inzoga ku rugero rutandukanye. Hari abanywa gake nabwo rimwe na rimwe akaba ari abantu adafite icyo yashinja inzoga, ariko izo yinjiza mu mubiri we zikaba ari nke cyane. Hari abandi banywa biringaniye, akaba atajya mu kabari buri munsi ariko ahuriye nayo akayinywa, ndetse rwose inzoga akaba yiziho byinshi kubera ko rimwe yigeze kuyinywa akarenza urugero ikamucurangura n'ingaruka zayo akazumva bukeye. Hari n'abandi baba barabaswe n'inzoga bya nyabyo ku rwego byahindutse uburwayi, bitwa aba alcoolique. Uyu nguyu ntabwo ayinywa ahayiboneye,
ahubwo ayinywa buri munsi. Hari abantu amara iminsi myinshi yo kubaho k'ubuzima bwe yasinze, buri gihe mu mubiri we hakaba harimo inzoga. Benshi uzasanga ubuzima bwabo atari bwiza habe na gato, mu mikoro ntacyo bagira, ariko n'ubuzima basigaranye buto. Gutangira kunywa inzoga ni ikibazo rwose. Ushatse wanavuga ko gutangira kunywa inzoga ari ugushyira ubuzima bwawe mu kaga. Gusa ntabwo nzi niba wari ubizi, ariko hari igihe gushyira ubuzima bwawe mu kaga bitaba gutangira kunywa inzoga, ahubwo bikaba guhagarika kuyinywa. Nibyo, habaho indwara iterwa no guhagarika kunywa inzoga by'ako kanya igihe wari warabaswe nayo. Delirium tremens niko bayita, cyangwa DTS. Ntabwo nzi niba iri zina wararyumviseho mbere, ariko iyi ni indwara ishobora no guhitana uwifashe. Iterwa no guhagarika kunywa inzoga cyangwa se kugabanya cyane ingano y'inzoga, ariko ku muntu wabaswe n'inzoga akabihagarika cyangwa se akayigabanya mu buryo butatekerejweho, agahita kupa cyangwa se ayihagarika aho kugenda yigabanya buhoro buhoro ngo bizarangira yivuyeho. Wa musinzi umaze imyaka myinshi anywa inzoga nyinshi ku buryo umubiri we wamaze kuzimenyera ku rwego iyo atazinywa yamererwa nabi, uyu iyo ahagaritse kunywa inzoga by'ako kanya, atari bya bindi byo kugenda zigabanya buhoro buhoro, ahubwo akabyuka mu gitondo akazivaho, ashobora kurwara delirium tremens kandi irica. Iyi ndwara tugiye kuyivugaho, ibimenyetso byayo, uburyo yica ndetse n'uburyo yirindwa. Tubahaye ikaze. Umusemburo w'inzoga ukora nka depresseur ku bwonko bw'umuntu. Depresseur ni ikinyabutabire cyose kigabanya umuvuduko ubwonko busanzwe bukoraho ibikorwa byabwo, ku buryo icyo kinyabutabire kikugeze mu bwonko utangira kwiyumvamo akantu kameze nko kuzengera, ugatangira gukora ibintu byose urandaga kandi ukumva umerewe neza. Hari ibinini bikora ibi, ikawa irabikora, ariko cyane cyane umusemburo w'inzoga n'ibindi biyobyabwenge nibyo bibikora cyane. Umusemburo w'inzoga iyo ugeze mu bwonko ugabanya umuvuduko w'ubwonko, ariko ukabikora wongera umuvuduko w'icyitwa GABA, acide gamma aminobutyrique. Ubu ni ubwoko bw'umusemburo uvuburwa n'ubwonko ugakora akazi ko kugabanya umuvuduko ubwonko bukoraho ibikorwa byabwo. Iyo ubwonko bugabanije ibikorwa byabwo, nyirabwo yumva atuje cyane, akumva arasa n'uri mu munyenga. Niba yari afite ikimuhangayikishije, agatangira kumva kitagikomeye. Uyu musemburo bavuga ko unafasha umuntu kumva afite ibitotsi kandi uko yiyumvaga bigahinduka cyane. Uyu musemburo rero utangira kuvubuka iyo umusemburo w'inzoga ukigera mu bwonko. Iyo unyoye inzoga uyu munsi nuko bigenda, iyo wongeye kuyinywa ejo nabwo nuko bigenda. Uko umuntu anywa inzoga buri munsi, umusemburo wayo ugera igihe ugasunikira ubwonko bwe gukora ubundi bwoko bw'imisemburo bwivuburira, ikaba imisemburo y'ibyishimo cyangwa se imisemburo igabanya umuvuduko w'ibikorwa by'ubwonko, nk'uwitwa glutamate, uwitwa NMDA cyangwa se uwitwa noradrenaline. Iyi yose ni imisemburo ubwonko bw'umuntu bwiga kuvubura uko umuntu arushaho kunywa inzoga nyinshi kandi mu buryo buhoraho. Iyo umuntu yagezeho kubatwa n'inzoga rero, ni ukuvuga iyo agezeho atagishobora kurara atanyoye inzoga, ikiba kimusunikira buri gihe gushaka inzoga ni iyi misemburo yose ubwonko bwe bukenera. Iyo umusemburo w'inzoga utinjiye mu bwonko bwe ngo iyi misemburo yindi yose ivubuke, igabanya umuvuduko w'ubwonko, yumve ka kanyamuneza n'ibineza neza biterwa n'icyo twita isindwe, yumva atameze neza. Ariyo mpamvu buri gihe yumva ashaka kunywa agacupa. Iyo bibayeho rero ko ahagarika inzoga by'ako kanya, ni ukuvuga niba asanzwe anywa amacupa 3 buri munsi, ejo mu gitondo akabyuka yahagaritse kunywa inzoga burundu habe n'ikirahuri kimwe, wenda akabikora atari ku bushake bwe, wenda bakamufunga cyangwa akisanga atakibona inzoga. Ubwo bivuze ko bwa bwoko bw'imisemburo yose yavuburwaga n'ubwonko bwe irimo GABA, NMDA, noradrenaline n'indi ihagarika kuvubuka. Ubwonko bwe ntabwo bwongera kwisanga bwagabanije umuvuduko bwakoreraga akazi kabwo, bigatuma buri gihe uko ubwonko bukeneye ka kanyamuneza no kwiyumva neza butabibona, hakabaho ikimeze nko kwivumbagatanya. Uko kwivumbagatanya k'ubwonko n'umubiri muri rusange niyo ntangiriro ya ndwara yitwa delirium tremens, yo guhagarika inzoga bitunguranye kandi yari yarakubase. Ibimenyetso by'indwara ntabwo bitinda kugaragara umuntu agihagarika inzoga. Ibya mbere biza mu masaha ari hagati ya 48 na 96 umuntu akireka inzoga cyangwa se akibura inzoga. Uyu muntu abanza gutengurwa, ibice bitandukanye by'umubiri we bigasusumira mu buryo adashobora kugenzura, agatangira kwitiranya ibintu. Bimwe mu bintu biri hafi ye akabona biranyeganyega. Iyi ngiyi ibikiri intangiriro, kubera ko igikurikiraho ni ibyitwa hallucination, gutangira kubona ibintu bidahari no kwitiranya ibihari. Ashobora kubona ibikoko biri imbere ye neza neza nk'ari mu nzozi mbi.
ashobora kubona ku mubiri we hariho udusimba turimo kumutondagira kandi nta duhari. Ashobora gutangira kumva amajwi adahari, umutima utangira gutera ku muvuduko munini, umuriro mwinshi ukazamuka mu mubiri we. Iyo bigenze nabi ashobora no kwikubita hasi, agata ubwenge, akagira ibimenyetso nk'iby'umuntu urwaye igicuri. Biba bimeze nk'aho umubiri we ubwawo urimo kwivumbagatanya. Iyo umunywi wa cyane, ni ukuvuga umuntu wabaswe n'inzoga, azihagaritse ako kanya, akazihagarikira rimwe aho kugenda zigabanya gahoro gahoro, umubiri we ukora nk'iby'imashini yakora ibaye yari irimo yikaragishwa n'ibyo yishyiramo cyangwa se ibyo yisukamo, ukabihagarika ako kanya. Ikirimo gukora, ibyuma bitangira kwikubanaho, imashini igatangira gutigita mbere y'uko ipfa burundu. Ubwonko bw'uyu muntu hari ibintu buba bwaramenyereye guhabwa bituma nabwo buvubura ya misemburo twavugagaho mu kanya. Ibyo bintu rero iyo mubihagaritse ingunga imwe, buhita bwinjira mu bibazo bitagira izina. Uyu muntu aba arimo kubabara umutwe ku rwego rukomeye cyane, aba afite iseseme, afite umuhangayiko n'agahinda, abira icyuya, kandi mu ntangiriro ntabwo ashobora kubona ibitotsi. Ni ibimenyetso biba biteye ubwoba kandi bishobora kuba bibi cyane. Iyi ndwara ishobora guhungabanya umuvuduko umutima utereraho, rimwe ugatera cyane ku muvuduko munini, ubundi ugatera buhoro. Ibyo bita arythmie cardiaque. Ishobora gutera kandi umwuma ukabije cyangwa se igatera hyperthermie. Hyperthermie ni ukuzamuka gukabije k'ubushyuhe bw'umubiri. Ibi ni ibintu bishobora kwica umuntu. Iyo umuntu adahawe imiti byihutirwa, 35% by'abantu bahura n'iki kibazo ntibabone imiti cyangwa se ubufasha bw'ako kanya barapfa. Bibarwa ko nubwo umuntu yakwitabwaho, igipimo cy'abantu baziriye indwara kigera kuri 5%. Ku muntu wabaswe n'inzoga, agirwa inama yo kudafata icyemezo cyo kuzihagarika by'ako kanya, kandi ngo abikore wenyine ntawe ubimufashijemo. Ni ngombwa gusaba ubufasha bw'abaganga. Umuntu ufite iyi ndwara cyangwa se uri muri iyi crise, abaganga bamuha ikinini cyitwa benzodiazepine. Ni ikinini gikora nk'iby'umusemburo ukora ku bwonko. Nacyo iyo kigeze mu bwonko cyongera ibikorwa bya GABA, kikanagabanya umuvuduko w'ibikorwa by'ubwonko. Muri ubu burwayi kandi ni ingenzi cyane kunywa amazi menshi no kumukurikirana bihoraho, cyane cyane nko gukurikirana umuvuduko umutima utereraho, kugira ngo harebwe niba adashobora kugira arythmie cardiaque. Mu kureka inzoga ku muntu wabaswe nayo, abaganga batanga inama yo kuyigabanya gahoro gahoro kugera igeze ku rwego rwo kuyireka. Umuntu urwaye iyi ndwara agafashwa n'abaganga agakira, nawe ntabwo bivuze ko urugamba rurangiye. Ubwonko bwe bukomeza guhura n'ibibazo birimo ibirebana no kwibuka cyangwa se kubura ubushobozi bwo gushyira ibitekerezo bye hamwe. Bamwe binabaviramo indwara yitwa Wernicke-Korsakoff. Iyi ni indwara yo mu mutwe irangwa no kwibagirwa cyane, kwiteranya ibintu rimwe na rimwe no guhuza ibintu bikamunanira. Rimwe na rimwe umuntu anagorwa no kugenzura bimwe mu bice by'umubiri we, agasusumira nk'umusaza cyangwa umukecuru kabone nubwo yaba ari umuntu muto. Isoko ry'inzoga ku isi yose mu mwaka wa 2025 byari rifite agaciro ka miliyari ziri hagati y'1930 na miliyari 2500 ku isi yose, amafaranga atagira ingano. Mu 2029 abatuye isi bazaba banywera miliyari 4,402 na miliyoni 300 buri mwaka. Abantu banywa izi nzoga bose ntabwo zibagirira neza. Nicyo kinyobwa kinjira mu mubiri w'umuntu, aho kugira ngo umubiri ukora akazi ko kugikuramo intungamubiri, ahubwo gatangira gukora akazi ko kukikiza, kwikuramo uburozi cyawuzaniye. Ni ikiyobyabwenge cyemewe mu bihugu byinshi by'isi, ndetse banaretse kucyita ikiyobyabwenge. Gusa ubwenge bwo kirabuyobya. Inzoga iteza urupfu rw'abantu 3,000,000 ku isi buri mwaka. Aba ni 5% by'impfu zose ziba ku isi buri mwaka. Kunywa gake ni byiza, gusa nako kukihorera ni byiza cyane. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira. Ikiganiro cyacu cya none tugisoreje aha. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. Muri twe nta numwe wifuza kuba nk'umuntu urimo gusana inzu ye kano kanya yarubatswe mu mwaka ushize kubera ko bayubatse bisa nko kwikiza. Wigeze wibaza impamvu izi nzu zose zisa kandi zubatse kimwe nk'aho imbata zazo zakozwe n'umuntu umwe? Nke cyane muri zo uzabona zifite umwihariko zishobora kuba zarubatswe na KD Construction. Kompanyi izobereye cyane mu by'ubwubatsi no gukora imbata cyangwa se ibishushanyo by'inzu, zaba izo guturamo, izo gukoreramo cyangwa se iz'ubucuruzi. Bashushanya inyubako hakurikijwe amategeko n'ibipimo byemewe, bagakora imirimo y'ubwubatsi bw'ibanze structural works, bubaka imfatiro z'inyubako, beton ishimangiwe n'amatafari. N'abambere mu gukora ibisenge no kurinda amazi kwangiza inyubako, bakora imirimo yose ya tekinike mu bwubatsi cyangwa se map coordination.
bahuza kandi bagakurikirana imirimo y'amashanyarazi, amazi n'ubukonje ku buryo inzu yawe ntayizahurira na humidite. Bakora imirimo yose yo kurangiza inzu no kuyikorera amasuku imbere n'inyuma, ari byo finisage. Bakora ibyo kuyobora no kugenzura imishinga yose y'ubwubatsi, ibyo gutegura no gukurikirana gahunda n'ingengo y'imari, gusana no kuvugurura inyubako, gusana no kongera gutunganya inyubako zisanzwe n'ibindi. KD Construction dukorera mu mujyi muri Mic Building muri etaje ya mbere. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri 07 82 03 45 68 tukwigira umushinga w'ubwubatsi, aho kugira ngo uzaduhamagare tuje gukosora ibyo bangije. Turi KD Construction.